Imana nitwigishe gukora ibintu byacu bucece. Ubu nsigaye mvugana n'Imana live. Kuko nanjye ejo bundi ngiye kuza barambwiraga turi kujya he ariko nayo mfite amakuru hari ahantu duherwa amakuru abisi batagira kandi ntago Imana ipfa kuza ngo itanga amakuru ntago amakuru y'Imana ipfa kuyajugunya uko yibone. Twongeye kubasuhuza bakurikiranye za Rwanda TV, tunabasuhuza bari ku mpande zitandukanye z'isi, abari muri Canada, Zambia, inshuti za Rwanda, abari Sweden, abari muri Amerika, bari hirya no hino ku migabane itandukanye. Uyu munsi rero nkuko mubimenyereye tugenda tubazanira abantu batandukanye bafite impano zitandukanye, abahanzi, abavuga butumwa, nibo tugenda tubazanira. Uyu munsi rero dufite umuntu uri special, wenda sinzi kugira ngo muvuge byangora ariko wenda namusaba niba ntabagoye mukibwira abantu badukurikiranye. Ndabasuje mu izina rya Yesu. Amazina yanjye nitwa Amina Verena Kanyana, izina ry'umugisha benshi banzi kuri Mama Suriri. Ndi umubyeyi ndubatse, mfite abana n'umutware. Nkunda Kristo kuko yangiriye neza. Murakoze cyane. Hanyuma rero kugira ngo dutangire ikiganiro cyacu ndumva mwadufasha tugashima Imana, tugasenga Imana, hanyuma tugatangira ikiganiro cyacu. Yego, reka dusenga Imana. Turagushimiye Imana Data wa twese, tugushimiye neza n'ubuntu ugira. Uri umwami w'abami, hirya yawe nta yindi Mana iriho. Uriho none, wahozeho kandi uzahoraho nushimwe. Haleluya. Aya masaha aka kanya turi hano kuri za Rwanda TV, tugiye gukora ikiganiro n'aba banyamakuru. Ndasenze kugira ngo ntaba ari twe, ubane natwe ubwiza bw'ijuru bwururuke, kandi ibyo tuvugira aha ngaha bibi byo guhesha izina ryawe cyubahiro, kandi bifasha abababaye, hari abari bihebye cyangwa se babuze uko bagira, uzabibona wese azabikunde mu izina rya Yesu. Urakoze kugiye kubana natwe, tugufite ntago twakwifuza undi murengezi mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Murakoze cyane kuba dukurikiranye ku kiganiro cya Gospel Show. Uyu munsi rero nkuko twari tumaze kubivuga dufite umutumirwa guturuka. Ni ngombwa ko buriya nkubaza ahantu mwaturutse ariko ntacyo reka mbivuge. Ni umutumirwa guturuka muri Canada. Ndumva hari ikiganiro twigeze tugirana ariko cyari Zoom. Uyu munsi rero nibwo bwa mbere ngira ngo mugiye gukora ikiganiro kuri za Rwanda TV live. Yes. Hanyuma ni byinshi cyane dufite byo kubabaza, ni byinshi cyane namwe mufite byo kutubwira. Hanyuma sinzi wenda ukuntu nabisobanurira abantu badukurikiye abo muri bo, ariko wenda kubera ko muhari uyu munsi cyagiye byari bigoye kuba twababaza ngo mwibwira abantu, ariko ndumva muri introduction mwari mwabivuze, muvuga abo muri bo, muvuga imirimo mukora, ariko ni byiza ko n'uyu munsi twabisubiriramo abantu badukurikiye kugira ngo yes. Yego, nkuko nabivuze nyine ndi umubyeyi. Imirimo nkora ijyanye n'ibyo mu nzu y'Imana cyangwa imirimo isanzwe? Ni imirimo wenda twahera ku mirimo isanzwe kugira ngo dufashe abantu badukurikiye kugira ngo babasobanukirwe. Imirimo isanzwe nkora rero, ikintu cya mbere nkunda gufasha abantu. Nkunda gufasha abantu, ariko cyane cyane impano ngira nisanga mu bana batoya n'abantu bakuze cyane, kurenza ko nakisanga nishyikira cyane ku bana bato n'abakuru, kurenza uko nakishyikira ku bindi byiciro. Hari umushinga wenda n'abaciye mu ijambo, hari umushinga ni umuryango ufasha abantu. Nabonye ndumva narabonye kuri social media ati Amina Kids Ministry. Yego. Ni wanyu nimwe muhagarariye? Iriya YouTube channel ni yacu, Amina Kids Ministry. N'abandi dufite n'abandi batujoiniye muri iyi minsi barahari aho tuba, ariko twari kwayitangiye ari ngewe n'abana famille yanjye n'umutware, tuvuga ngo reka dushinge iriya YouTube channel, ariko intego yacu mu by'ukuri tufasha abantu mu buryo bubiri.
hari abantu dufasha mu ijambo ry'Imana tukabigisha ijambo ry'Imana noneho hari nabo dufasha mu buryo busanzwe bwo kubaha ibyo tubonye yaba ari byo kurya cyangwa se ibyo kwambara ibintu nk'ibyo ariko mu by'ukuri nicyo twashingirira YouTube. So ni mwebwe muyihagarariye ifite komite muri make yiyobora perezida wayo navuga ngo ni njyewe president nyine tufatanya na Sure kuko niwe mukuru muri famille yacu noneho rero n'umutware wacu akadutera inkunga. Sure niwe mwana wanyu w'imfura? Niwe mwana wacu w'imfura yego niwe mwana wanjye. Hanyuma wenda muri ubwo buryo bwo mu buzima busanzwe urumva mukora icyo gikorwa cyo gufasha kubana n'abantu, ni igikorwa cy'urukundo ni cyiza kandi kigenda gifasha abandi abantu bakabyungukiramo. Urumva hari nk'abantu baba batifashije kandi ni byiza. Hari mu minsi yashize hari abantu twaganiriye tuganira ku kintu bita urukundo. Sinzi wenda niba byamukurikirana za Wanda icyo kiganiro cyaciyeho kivuga ku rukundo. Yego narabikurikiranye. Yes. Usanga mbega urukundo muruvugaho iki mwebwe wenda kuri tutararenga aho hantu? Urukundo ubundi mu by'ukuri urukundo navuga ko urukundo ari rwo rwatumye bisa nk'aho dushinga iriya YouTube channel yacu Abishyize Ministry kubera ko hari urukundo hari byose. Yes. Kuko no mu ijambo ry'Imana turisubiyemo urukundo ni rwo rudutera gukora ibyo dukora. Kuko urukundo ni rwo rutuma uvuga ati iri jambo ry'Imana riramfashije kubera urwo rukundo reka ndisangize bene data. Ufite urukundo urateka ukumva ko utanezezwa no kurya wenyine. Kandi rero kugira ngo tuyite Abishyize Ministry nuko tutaraguka twararebye dusanga hari abana baba bafite impano zabo baba bashonje, hari abambaye ubusa, hari abakeneye kujya kwiga ntibabibona. Rero Abishyize Ministry yakuyikora twarebye kuri izo ngingo zose kubera rwa rukundo ruri muri twebwe. Udafite urukundo nta kintu washobora. Rero iri Abishyize Ministry kubera ibintu byose kuko nituramuka tubonye uburyo ki natwe tukabona abadufasha tuzadufasha n'abantu rwa rukundo twisangemo. Hari umwana ujya kwiga bikamunanira. Yes. Kandi mu by'ukuri niba kwiga bimunaniye ashobora kuba yamenya nko gukina umupira cyangwa se akabazi kuririmba. Yego udafite urwo rukundo rero wareba ku muryango wawe gusa n'abana bawe. Ariko urukundo iyo urufite wumva ko itorero umuntu ubabaye mu itorero nawe umugeraho. Urukundo ni rwiza cyane. Ni nayo nkingi ya cyane ya YouTube channel yacu. So iyo group yanyu cyangwa se uwo muryango wanyu ufite idini runaka ushingiyeho? Oya ntabwo ufite idini runaka ushingiyeho, nta nubwo ushingiye ku bwoko bwari bwo bwose. Umuntu wese washaka kwifatanya natwe, abazungu abirabura twese kandi nabandi undi muntu wari we wese yaba ari umukristo wemera Imana yaba ari utayemera agashaka akumva ko ari igikorwa cyo gufasha abantu akemera kudutera inkunga nawe nta kibazo. So ubwo abantu wenda badukurikiye ku muntu uzakurikirana iki kiganiro ramutse afite umutima wo gufasha cyangwa se wo gushyigikira igikorwa nk'iki ngiki ahawe ikaze. Ni ikaze. Wenda turaza gushyira nimero hasi cyangwa se ubundi busobanuro hasi kugira ngo abashobora kugira ikintu mwafasha abantu cyangwa se mufite uwo mutima ko bajoyina biremewe. Nukuri ya nikaze. Ndumva president yabyemeye mwajoyina nta kibazo. Ahawe ikaze bazatujoyina. Murakoze cyane. Hanyuma tugarutse kwivuga butumwa nyirizina mu buryo bw'iyobokamana. Ni byinshi wenda turi bubabaze kuko dufite ibibazo wenda byinshi twibaza muri budufashe. Mu buzima busanzwe mwivuga butumwa mukora uwuhe murimo mu buryo bw'ivuga butumwa? Mu mirimo isanzwe mu by'ukuri ndi umuririmbyi. Navuga ngo kuri ubu navuga ngo ndi n'umuhanzi ku giti cyanjye ariko ndi n'umuririmbyi uririmba muri korali. Gusa kuri ubu ngubu navuga ngo kubera ko muri iki kibazo cya covid ntago korali zigibura cyane ngo zikore repetition iwacu ngo zigire gute. Kuri ubu ngubu navuga ngo nagiye nagira imbaraga cyane so kuba nahanga ku giti cyane nkagira ibihangano byanje ariko ndi n'umuririmbyi uririmbana n'abandi ariko no mu gihe abandi batabonetse nkaba naririmba njyenyine nako nta kibazo. Hari indirimbo mwarakoze byibura wenda zaba ziri hanze cyangwa zose ziracyanditse zirimo? Imwe yonyine audio niyo nakoze mbasha kuyishyira kuri YouTube irahari imwe gusa muri audio. Yitwa Imbabazi.
imbabazi by Amina. Nkaduha wenda kapera katoya cyane, wenda nimubyinjiremo cyane, muririmbeho akantu gatoya kugira ngo abantu bavuga ati ni melody yayo ni yabasha kuyereza. Yego, iyo ndirimbo ndatangira kuri refrain. Niyo mwaririmba refrain yonyine nta kibazo. Yes. Okay. Imbabazi ze, urukundo rwe, gutabara kwe no kurinda kwe, nibyo mushimira, agira neza Yesu, nibyo mushimira, agira neza Yesu. Murakoze cyane. Numvisemo ngo imbabazi ze, gutabara kwe, ayo magambo wenda mwandika iyo ndirimbo ni nyinshi mwanditse, ariko nk'iyo ndirimbo muyandika mwari mugendeye ku kimukurikije. Iyi ndirimbo mu by'ukuri njya kuyihimba nari ndi mu gihe kitanyoroheye. Hari igihe mu buryo bwa Kristo umuntu ahura n'intambara z'umwuka, ukarwana n'ibintu. Nari mfite abarwayi muri famiye, kandi muri abo barwayi nta muntu nigeze mbona wo kundengera. Uwo wirukankiye ukabona nyine ntahari ku bwawe. Ba bantu mwajyaga muhura munezerewe, wagera mu byago mwahura ukavuga ati komeza wihangane mwene data, ariko ntagire uwagusura. Ariko noneho ndavuga none imbabazi ziwe atugirira, kuko turacumura, Imana ikatugirira imbabazi, hanyuma nyuma y'izo mbabazi ikanadutabara. Imana rero yarantabaye mu gihe ndi mu gihe kigoye, kandi ntabwo yantabariye ngo nukubera ko ndi umukiranutsi, ahubwo yantabariye kubw'imbabazi zayo. Rero niyo mpamvu navuze nti narerebye nsanga urukundo Imana ingirira, buryo umuntu ari mu byago ashobora kwiganyira akiheba. Ariko Imana yacu yo ntabwo ikureka ngo wihebe cyane, mbere y'uko ugera kurira zikagutabara. Rero nyine imbabazi zayo no gutabara kwayo byarandenze, ndavuga nti ntacyo nakorera Imana, reka nyiririmbe mbishyire mu ndirimbo kugira ngo n'abandi baba bihebye bajye bumva ko burya hariho gutabara kandi hariho no kubabarira kw'Imana. Wenda tukiri aho tutaraharenga, hari ikibazo nibaza n'abandi bantu wenda bajya bakunda kwibaza. Muri Canada ni Iburayi, ni mu mahanga, ni ahantu haboneka buri kimwe cyose, yewe no gusenga haboneka buri kimwe cyose. Harimo abibaza ko muri Canada nta kurwara gushobora kuhaboneka, cyangwa se nta n'ibibazo bishobora kuhaboneka. Hari igihe wenda uzumva nk'umuntu akubwiye ati ninjye Iburayi bizaba birangiye, nta kibazo nzongera guhura nacyo. Wenda mwadusobanurira, muri Canada abantu bararwara, ibibazo biba muri Afurika no muri Canada birahaba? Ibibazo muri Canada naho ni mwisi, ibibazo tugira mwisi byose no muri Canada birahaba. Gusa nyine akantu narenzaho ni uko yuri muri Canada hari utuntu tumwe na tumwe tuba dukeneye ubufasha, ushobora kubonera ubufasha cyane vuba bwihuse kurenza uko umuntu uri hano. Ariko ibibazo ni bimwe, kurwara turarwara, turapfusha. Abakristo basenga Imana barahari, hari n'abadasenga nkuko n'abapagane muri make nkuko tubona hano nyine n'ahandi hose, mw'ibitabi n'ahandi birahari, naho nta kidasanzwe gihari. Hari wenda ndumva ku bantu badukurikiye bibazaga ko muri Canada ari nko mu ijuru. Harimo nk'umuntu uvuga ati ngiye muri Canada ni ijuru mba narigiyemo. Aho ngaho haba harimo kwibeshya cyane, kubera ko harimo n'abantu bagiye bahagera basenga Imana, bareba ibyo bahasanze bigatuma bibagirwa gukorera Imana. Wenda tukiri aho, muri Canada abantu buzura umwuka wera, murasenga mukuzura umwuka wera, mukavuga mu ndimi nko muri Afurika cyangwa ahantu hari ibibazo. Donc ako kandi impamvu nkagarukaho, usanga harimo uvuga ati impamvu bariya basenga cyane no kubera ari abanyabibazo bafite ibibazo. Cyangwa se ugasanga umuntu ari kuvuga ati impamvu bariya bari gukorera Imana babishaka, bashyizeho umwete nuko bafite ibintu byinshi bituma bakorera Imana. Muri Canada harimo abantu nanone batitiriza Imana bagasenga Imana nkuko muri Afurika. Wenda muri Afurika tuza abantu bamwe na bamwe bajya burira imisozi bakajya gusenga. Hari imisozi imwe n'imwe igiye izwi, sinzi muri Canada wenda niba haba imisozi ntago mbizi, nibyo turi hano kugira ngo wenda mudusobanurire. N'umuntu uzagera muri Canada yararebye iki kiganiro azamenye ukuntu ahitwara nk'umukristo. Yes.
mudusobanurire icyo kintu. urakoze cyane ku kibazo cyiza mbajije, kandi hari n'abandi benshi bajya bimbaza ku masosho media atandukanye. Ariko muri Canada uwahagiye ari umunyamasengesho n'ubundi yarakomeje arasenga. Gusa ya misozi duterera hano iwacu, wagiye nko kurira musozi wazani muwone, wagiye n'ahandi gusenga, cyangwa se hari icyumba cy'amasengesho y'iminsi 3, ntago bikunda kuboneka. Ntago, kubera ko iyo minsi 3 bamwe na bamwe bashobora kuyikora, ariko ntago ari kuvuga ngo ryato nka kuri ushobora gusenga ugasanga abantu 200 biyitabiriye amasengesho. Ntago hari byaboneka. Kandi nayo masengesho y'iminsi 3 dushobora wenda tuvuge nk'urugero dushobora kubipanga, noneho bamwe bakayasengera mu mirimo yabo, bakazahurira nk'ahantu rimwe baje gusoza. Ariko akunda babona iminsi 3 bagiye kwicara ahantu, murabizi ko intahari n'abasenga iminsi 7. Hariya ntago byashoboka bitewe n'ubuzima tuba tubayemo, ariko n'ubundi turasenga. So biterwa n'akazi cyangwa niko system yaho? Mbo inshuro nyinshi hari igihe biterwa no navuga ngo akazi, yego akazi nako karimo, ariko nabwo bigaterwa na system yaho ukuntu imeze, nabwo birashoboka nabyo. Gusa gusenga ko barasenga, ariko ya minsi ngari bishobora gusanga abantu bafashe amasengesho y'icyumweru, dushobora kuyafata ukajya wiyiriza usenga uri mu rugo, kubera ko nta wundi muntu wenda tuvuge uri busigire abana ngo ugiye kumara iminsi 7 ku rusengero. Gusenga ugasenga ukavuga ati muzaya musenga muhuze nimugoroba, ukayasenga wenda niba ari nkaraho muhurira mukagenda, ariko iyo minsi 7 kubanga abantu bagiye ntago byashoboka, kubera ko akazi kaba gahari, noneho ababoneka kurumva ko ntago twese dukora, kubera twese dukora akazi dukora hari akaba gatandukanye. Ntabwo abantu bose ariko babonekera icyarimwe. Tuvuge nk'urugero niba turi nk'abantu turi abaririmbyi 5, ntago dukora ahantu hamwe, kandi bariko baba bafite ama department wenda bagiye barimo atandukanye. Yes, kandi nabo baririmbyi ne bari buze kuboneka amasengesho, wowe ushobora kuboneka ukaba wasenga, ariko ntago tubonera uruhushya icyarimwe ku buryo twajya muri ya masengesho icyarimwe iminsi 7, kuko ntago twabonera uruhushya icyarimwe. Bashobora kuguha uruhushya rw'iminsi 2 undi bakamuha 3, ariko iminsi 7 ntago ari ibintu kuko tuba dukora hamwe. Already birumva ko birumvikana, ntago waba ubwo birumvikana cyane, kubera ko n'ubuzima bw'akazi biteranye n'ibyo bintu ni ibintu biba bitoroshye. Murakoze cyane mama Surire. Hanyuma wenda mu buryo tukiri ku mirimo mukora ijyanye n'ivugabutumwa, ni iki wenda kitandukanye hano muri Afrika no muri Canada kitandukanye cyane mu buryo bw'ivugabutumwa mwabonye wenda mu gihe mumaze hano? Urakoze cyane ku kibazo kizumbajije ku mirimo dukorera Imana hariya ngo itandukaniye hehe niya hano. Ariko nari ikibazo ngiye gusubiza ku kibazo cya mbere. Ku bantu bajya bavuga ngo muri Canada ni mu ijuru, sino muri Canada gusa wenda ng'Iburayi. Ntago ariko bimeze bityo, bituma n'abantu bagera Iburayi bakareka gusenga nkuko basengaga bwa mbere, bakumva ko byose byarangiye, cyangwa se n'abantu basengaga noneho bajya mu tuzi babona wenda tuvuge bari gukorera nk'amafaranga menshi, bityo bigatuma bakora amasaha menshi y'amasaha yo kugira ngo biherane n'Imana akaburizwamo. Ariko ntago ariko bikwiriye kugenda, kuko n'ubundi gusenga umuntu yari umukristo ari hano neyo yaba ari hari yakomeza gukizwa agakorera Imana nkuko n'ubundi bisanzwe. Umuntu hariya niwe wipanga, nta muntu waza kubwira ngo jya mu murimo w'Imana gira gute, ariko abantu nyine barahagera bitewe n'iterambere riri hari. Mu by'ukuri hari iterambere, ntago hari iterambere rimeze nk'irya hano. Noneho rero kwa kugendana n'iterambere bigatuma bibagirwa Imana, bigatuma bibagirwa imirimo y'Imana bakoraga. Hanyuma rero ikindi kibazo mbashije cyo kugira ngo nze kugereranya imirimo dukorera Imana, uburyo dukorera Imana hariya na hano. Uburyo dukorera Imana rero hariya biratandukanyeho gatoya, kuko nk'urugero hari igihe hano nafataga n'inti hafi n'ibitaro, nkaba najya kwa muganga nkareba nk'umuntu urwaye udafite ubushobozi, nkaba twateka ibiryo nk'uko twabikora, ugateka nk'ibiryo ukagemura. Hariya rero ntabwo wapfa gushyira umuntu utakuza ibiryo, cyakoze wenda abantu basaba ku muhanda barahari, wamuha amafaranga gusabye kugira ngo ajye kubyigurira. So hariya barabatekera cyangwa hariya system yo kubipima? Abantu barabipima. Ikindi kandi noneho abantu bateka baba barabyigiye,
baba bafite ubushobozi bwo guteka. Ntago upfa gutekera umuntu wari we wese, kereka n'inshuti yawe gusuye mu rugo, ariko ibiryo uri bujyane kwa muganga bigomba gupimwa bipimwe, kandi wabijyana se ukamenya ubishyiriye nde. nari nzi ko wenda nk'ibyo biryo bapima ari ibiryo by'abayobozi, perezida ahantu hose barabipima. Urabona hari abana baba bavutse batuzuye, batujuje igihe, nk'abo bita aba disability, baba bafite abantu babatekera. Iyo bamaze kubihisha baba barabyigiye, bafite certificate, kandi biba biri mu kigo, babiteka bivuye mu kigo. Barangiza bakabipima, bakareba ubushyuhe, bakareba byose, bagapima buri kimwe cyose kugira ngo hatagira wenda akantu gato kaza guteza ikibazo. Ubwo rero nibyo navuga, nti nko gukorera Imana ukuntu twakoreraga Imana hano. Nk'urugero, ukaba ukazinduka mu gitondo cya kare ukajya gukora ku rusengero. Hano iwacu ntabwo bihaba, byaba byo kujya gukoropa insengero. Cyakoze intebe zo, hari abakoresha intebe zazindi urundira hamwe ukaba wazitenga, ariko byaba byo kujya kugira urusengero cyangwa se ngo kujya guhanagura intebe ntabwo bihaba, kubera ko yo mwitorero imbere y'abadiyakoni. Ariko abadiyakoni barahari, bashobora gukora ibyo. Abadiyakoni barahari mu masengero amwe namwe, kubera ko bafite intebe ugenda wiyicaza. Abadiyakoni inshuro nyinshi nkunda kubabona bageze mu maturo bari gutanga utwibo gutya ngo bature. Nareka abadiyakoni bahari biwacu Iburayi ntago bavunika nk'abahano. Cyane byo guhanagura intebe n'iki, haba hari umuntu mu rusengero ubihemberwa kandi akabikora, agakoropa urusengero, agahanagura intebe, akaba ari akazi k'ibahemberwa, akaba ari umukozi nyine w'urwo rusengero. Yego. So wenda nk'umwivugabutumwa tukiri aho, umudiyakoni wa Canada, nk'imirimo ye urumva ko uburyo byumvikana ni imirimo itavunanye. Uwo muri Afurika urumva ko of course afite imirimo myinshi. Nkurikije ibyo wenda njya mbona mu matorero yacu, mu nsengero zacu, abantu bakora imirimo myinshi, ugasanga umuntu yahanaguye intebe, ugasanga umuntu yakoropye urusengero, hari n'abatagira izo gukoropa, bakubura ivumbi, ibintu byinshi. None uriya mudiyakoni wo muri Afurika n'uwo muri Canada, abo badiyakoni babiri wenda mugereranya nk'umuvugabutumwa, wenda mu badushyirire ku munzani wenda mu kujya mu ijuru kwabo, abo bantu bandikishije wenda imirimo kimwe cyangwa se bafite kurutana? Hari uwakoze cyane, hari n'uwakoze gakeya. Iki kibazo mbajije ni ikibazo cyiza, ariko ab'Imana aba bandi ndagenda kugira ngo ejo Imana yatanze amataranto, ab'Imana yahaye itaranto 5 bagomba kuzana inyungu z'5. Uw'Imana yahaye imwe nawe azazana inyungu y'imwe. Imana rero izabaza buri muntu ibyo yamuhaye. Niba yaraguhaye byinshi, ugomba kubazwa byinshi. Ndumva ngiye buri bukenurira nkajya muri Canada, kuko urumva ko nibwo nzajya mu ijuru byihuse, uko ngiye muri Afurika of course ntabwo nshaka kuvunika cyane. No byibeshye utazagera ukagwa. Iby'Imana yaguhaye gukora, niba iguhaye byinshi nyine bikore byinshi. Wenda impamvu mbajije icyo kibazo, urumva ko umudiyakoni wo muri Afurika afite akazi kenshi kandi gakomeye cyane. Hanyuma umudiyakoni wo muri Canada, urumva ko wa mudiyakoni ashobora no akazi ke karoroshye, na telefone yayikoresha rwose. Aho bitandukaniye nabwo, abadiyakoni bo muri Iburayi, reka nsinkomeze kuba muri Canada, ko twese tugira system imwe, ntabwo bakora imirimo myinshi. Kimwe nk'uko nabona intanga abapasiteri arazagira hara ku muryango bagahita bamwaka agakapu karimo Bibiliya bakamwicaza. Twebwe rero abapasiteri b'Iburayi nibo bakora akazi ku rusengero, kuko abakristo bamaze gutaha nibo bareba ngo amatara arajimije, nibo bareba ngo ibintu byose birakupye, nibo bareba buri kimwe cyose. Nibo urumva ko akazi k'abadiyakoni nibo bagafite cyane ya mirimo. Abapasiteri b'Iburayi bubahwa cyane nk'abahano, kuko araza akinjira akajya kwigisha ijambo ry'Imana, yarangiza bagahita ko basohoka. Niba ujya kumenya ngo niba hari ibintu byabaye ku rusengero, niba urajya kubipanga, niba urajya kubyorganiza umupasiteri, niba uraburi involve muri buri kimwe cyose. Hano abapasiteri b'inaha ngaha bo bikorwa n'ababungirije n'abantu kenshi barabatwaza. Naho hariya ho rero bo mu by'umu rusengero nibo ubona babaciye bugufi kandi bagaragara cyane kurenza abakristo n'abadiyakoni. Wenda kugira ngo duclosing aka kantu, nagira ngo wenda babaze mama Solire wenda tukaveho. None nkamwe wenda mu buryo mukurikije mwabaye muri Afurika, niho mwavuye muri Afurika mujya hariya Iburayi, mugeze hariya mwasanze wenda mwebwe uko mubibona kuri ubu
ubona nk'umuntu wavuye ahangaha akora imirimo akagera hariya agasanga ntabwo yemerewe kuyikora nk'iyo yose akabona iri kwikora, uwo muntu ku mutima we, wenda ndafata urugero kuri mwebwe, ndabizi ko mushobora kuba mwaravuye ahangaha mufite imirimo mwakoraga, mugeze hariya musanga ya mirimo iroroshye cyane, ese mu mutima ubyumva gute? Uba wumva umeze ute nk'umukozi w'Imana wahoze ukorera Imana cyane, ubyuka mu gitondo saa 12 cyangwa se saa 2 ukabyuka ukajya gukoropa urusengero, uyu munsi wa none ukaba utari gukoropa urusengero, ubyakira gute? Nyine aho ngaho ni hahandi n'ubundi iyo usanzwe uri umukozi ntabwo buri cyo gukora. Urumva nageze aho ngaho nk'iyo mirimo yose twakoraga maze kuyibura, ujya mu abana nubwo bafite abantu babarera buri cyumweru, ariko ntiwabura utuntu uzana n'ikindi kintu kindi, wenda nko ku rusengero ushobora nko kuzana ji, ukazana se tuvuge n'ikindi kintu cyose, ukagira umuntu ushinzwe abo bana ukavuga ati uyu munsi, cyangwa se ukandika ugakominikana n'umuntu uzarira abana ku cyumweru, none ukamubwira ati uyu munsi kwa gukora kwawe nyine ufite muri wo bya bintu washatse gukora, ukavuga ati uyu munsi ndagenda ndazana udukuki tw'abana, ndazana sinaki, uyu munsi mfite fruit z'abana cyangwa se mfite ji, none nyine ukayimu. Ikindi nkaho ngaho urumva nk'ababyeyi babyaye, cyane cyane abanyafurika biwacu barabyemera, nta muntu w'inshuti yawe waba wabyaye ngo unanirwe kugenda ujye kumufasha umwogereza amasahani, umufashe turimo. Nyine kwa kugikomeza gushaka gukora kubana n'Imana, imirimo n'ubundi ndayikora nge ku giti cyanjye, hari n'abandi bayikora, hari indi mirimo n'ubundi duhuriramo, nubwo hari bimwe bitaba byemewe, ariko nabwo ushaka ukuntu nyine ukomeza ushaka iminyago, ukajya gusura abarwayi barwariye mu rugo, yaba se hari nk'abantu ikintu nkora cyane, hari nk'abantu baje bashyashya bataramenyera nk'ururimi, cyangwa se bataramenya kugenda nkavuga nti okay, ushaka kuzajya guhaha ryari, nzakujyana ahangaha nkujye nawe ufite akanya, nacyo ni ikintu gikomeye cyane akenshi cyane kandi gifasha. Kamuga nti ufite ushaka kuzajya guhaha ryari, nkagenda nkajya kumufata nkamujyana, nti hano ibintu biyendutse, hano ibintu biyendutse. Ayo masaha 3 uba umuhaye ni ibintu byiza cyane, kuko uri kumwereka harabagera iri Iburayi batazi kuvuga nkuko natwe twagiye tutazi kuvuga, yabisaba ko umuntu umenya nyine abantu. Kandi ngewe navuga ngo n'izina ryanjye uyu muntu wese ahageze bakamuga ati ndashaka kuzaguha, tuzashake mama Surire, uyo nyine akakujyana. Ni ibintu ushaka imirimo, harawiha ntibayemere, ariko hari n'abayemera, ukomeza rero ukorera imirimo izaguherekeza. Wenda tukiraho mu kujya guhaha mu ndyo, wenda mu byo kurya biboneka i Burayi n'ibiboneka muri Afrika, ibiryo bya hano muri Afrika bijya biboneka hari iwanyu? Navuga ngo biraboneka cyane byose, gusa ntago tubirya biri fresh, kuko nk'urugero ushobora kubona nk'igitoki, ariko hari igihe ukigura kivuye muri firigo, cyangwa se kimaze nk'ibyumweru 2, kubera biba byatinze mu ndege. Ushobora kubona nk'inyama turazirya ziba zinahari, wazirya ariko hari usanga zimaze nk'amezi 2-3 muri firigo, ariko tukazirya mu mafrizeri, ariko bazise deep freezer kugira ngo zikwikonje. Ntago dukunda kubona ibintu bya fresh, gusa nyine hamwe na hamwe biraboneka, ariko ntago ari byose. Gusa ibiryo bya hano biraboneka iwacu, gusa nyine nuko bitugeraho bimaze igihe, kakagu keza ka hano iwacu kararangiyemo. Hanyuma wenda tugarutse hano muri Afrika, ndatekereza nta gihe kinini muhamaze muje, mwasanze ivugabutumwa uko mwarisize mu gihe cyari gitambutse mudahari, mwasanze ivugabutumwa ryo muri Afrika mwarisanze gute? Ni ubu wenda uko mwarisanze rihagaze kuri ubu? Ni iki kibazo n'ikizumbajije. Nk'urugero aho nasengeye, aho nari nsanzwe nsengera n'ubundi niho nasengeye, nasanze ivugabutumwa n'ubundi rikimeze kwa kundi, gusa nasanze abantu benshi baragiye, nta bantu benshi mpazi, abantu twari tuzuranye ba kera, arandi masuri mashyashya, ariko nabonye ivugabutumwa n'ubundi ari ryarindi. Gusa ikintu nabonye kuri korali naririmbagamo, n'ubu ngubu navangira cyari yanjye, mbaye ndi kumwe nabo nakomeza umurimo, nabonye baregeye imbere cyane, nabonye harabayeho gukura mu buryo bw'umuziki, kandi mbona n'amajwi, harimo amajwi mashyashya nyine ya visiyo, utuntu twahindutse. Yego, ni ibintu nabashije kubona. Hanyuma ikindi kintu nyine nabonye cyahindutseho gatoya ni ikibazo cya covid. Kubona mu rusengero ni hose, kubona mu rusengero abantu bapfutse, ukaremba upfutse umunwa, bamwe ntibanamenyana kubera baba bambaye amamaske, ako nakantu nyine nabonye kahindutseho gatoya.
ariko ubu ni ibisanzwe nabonye bagikomeje abandi gukorera abo Imana. mwasize bakiri abakobwa Barashatse barashatse barasize ari abana barakuze, abandi bamaze nyine kuba papa bakuru. Ni ibintu byiza cyane bishimishe ko nawe nahavuye meze nkaho nkiri umwana mutoya, ariko nagarutse nabaye mama mukuru. Ni ibintu bishimishije kuko imyaka yari igiye. Gusa mwabaye abazungu mu buryo bugaragara cyane. Wenda ukurikije uko muri Afurika ubuzima tuba turimo ukuntu bumeze, mwabaye abazungu. Of course mugaragara neza. Murakoze cyane kuba abazungu. Hariya ahantu tuba inshuro nyinshi ntabwo dukunda kujya nta mukungugu uhari, nta mukungugu uhaba. Noneho ikindi bisa nkaho tuvuye mu bukonje, kuko ubukonje bwacu bumara igihe kinini. Iyo gihe rero tukimara mu nzu, burya umuntu uba mu nzu uba ku matara agenda arushaho gucya. Wenda n'amazi tunywa cyangwa se twoga nuko nta vumbi rihaba duhura naryo ntaryo. Mama Surire murakoze cyane. Mu buzima dutangira nyine twavuze ibintu bibiri mukora. Mwavuze ko muri abavugabutumwa, muvuga ko muri abaririmbyi, ariko wenda kuririmba twaririmbye. Hari ibintu rero bihari byinshi, hari ubutumwa mwabamo dufite mwatuzanira. Urumva ko kuva muri Canada kugera muri Zambia uyu munsi n'urugendo rurerure, ngira ngo harimo nk'amasaha 30 nangahe yose muri mu nzira mugenda. Urumva ko hari ubutumwa bukomeye mushobora kuba mwatuzaniye. Wenda tutarajya kuri ijambo nyirizina ry'ubutumwa bwacu mwatuzaniye, hari akabazo gato nashaka kubabaza. Mu buryo bwa Canada n'uburyo bwa Afurika, hari ubuhanuzi runaka. Nko muri Afurika hari ubuhanuzi njya nkumva wenda bahanuriye umuntu bakamubwira ngo birabaye, uri indege ugiye Iburayi, ugiye muri Amerika. None muri Canada ho mu buhanuzi bwaho bwo wenda mwatubwira, mwadusobanurira wenda mu buhanuzi bwo muri Canada niba nabwo butandukanye n'ubwa hano cyangwa se biba bihuye n'ubundi. Mu by'ukuri Imana yivuze, imvugo y'Imana iratandukanye. kandi urumva Imana ntiyakubwira ngo uri indege ugiye muri Canada kandi uhari. Urumva rero ko ubuhanuzi baguhanurira n'ubw'Imana, yari ubw'Imana, n'ubw'Imana ibiri gushaka kugukorera. Imana yabishatse no muri Canada yakubwira ngo uri indege ugiye muri Afurika. Yakubwira, bitubwira nk'ubu nkanjye nk'urugero, uru rugendo nuko ntabwo nanjye ko byashoboka kuzana na famiye. Rero barambwiraga tusengera urugendo, turabona ugiye na famiye, turabona ufashe indege ugiye. Rero urumva ko iyo mfashe indege wenda nashobora no kujya muri Amerika, kuko hari invitation imaze kugira zo kujya muri Amerika kuvuga ubutumwa. Rero barabikubwira ko ati uri indege uragiye, ndi kubona ufatana n'umuryango mugenda. Ubwo rero wenda tukiri aho mu buhanuzi bw'ibitangaza, hari nk'ubuhanuzi rimwe na rimwe bushobora kuba ari ukuri, hari n'ubundi buhanuzi bushobora kuba ari wenda tuvuge kuvangirwa, hari abantu bavangirwa of course. Hanyuma wenda mu buhanuzi bwo muri Canada namwe mufite abantu bashobora kuvangirwa, wenda akakubwira ibintu wenda biri rongo, akakubwira ibintu muri make ukumva wenda arakubwiye ngo nkubakiye amazi 2, nkubakiye 5. Yes, hano muri Afurika ibyo bintu biriho, wenda umuntu akakureba bitewe n'ukuri akaba yaguhanurira ibintu bitewe n'ukuntu abyumva. Aba pastor turabafite bamwe na bamwe, abavuga butumwa bamwe na bamwe, kuko hose mbega byamaze gufata indi ntera. Niyo mpamvu wenda tuba tubizanye muri media kugira ngo abantu bazadukurikira babimenye ko niba naho bihari. Yes, ubabwiza ukuri. Hari abantu bari muri Canada bazakurikirana iki kiganiro, arabari hirya no hino atandukanye, Norvège, Swede, Amerika, bazakurikirana iki kiganiro kugira ngo yumve ko n'ahantu hari umuntu ushobora wenda kumuvangirirwaho akaba yamubwira ibindi bintu. Birashoboka. Hano muri Afurika twebwe barahari, tujya duhura nabo bamwe na bamwe. Umuntu akakubwira ati ubonye inzu cyangwa se ubonye visa uragiye, ibintu nk'ibyo, kandi mu by'ukuri bitewe n'uko ari kukureba cyangwa se azi kubishaka, mwaraganire cyangwa se yaraganire n'inshuti yawe warayibibwiye. Yes, mwadusobanurira niba hariya naho ibyo bintu bihaba. Urakoze Eric ku kibazo cyiza umbajije. Ibyo bintu ni isi yose birahaba. Bashobora kuguhanura ibintu bitazasohora, bakakubwira ngo njye bari nk'umuntu wamanuriye ngo ndabona ngo Imana iguhaye perime kandi nyimaranye imyaka 5.
ndabona Imana igwaye perime ngo ugiye kuzajya witwara abandi ngo iguhaye urubyaro ufite abana 10 rero birashoboka ariko iki kibazo kubera ko numva naza kivugaho ibintu byinshi niba bishoboka wenda mu kiganiro kindi kituzagira iki kiganiro tuzakorana n'ibindi biganiro byinshi ni byiza niba muzama ikindi kiganiro naza bisobanura none yaye n'ijambo ry'Imana kuko nayo ibyo bintu nabe byatumye afata umwanzuro wo gukorera Imana ntagendeye ku bintu abantu bambwiye ahubwo gukorera Imana ukagira umutima kuko kuri ubu buhanuzi naza kubuhuza na kwa kunda abantu bakizwa aho abantu babazi gusa nk'ubu ngubu kubera ko nzi ko turi buhure ariko ukabuzi ko ndi umurokore nkaza gufata nkigira neza rwose nkigira umurokore ariko handi muri ya karitsiye abantu banzi image abantu banzimo ariko kuko ndi buhure nawe utansobanukiwe nkaza mu ishusho yawe ukeneye mbese hano wowe hano ndi imbere hano kuri social media ndi abantu bakaba bazi ngo mama Surire nyamara muri karitsiye cyangwa se ahandi mba bafite ukundi kuntu banzi abantu bavuga ibintu badakora cyangwa ibintu bitababaho rero ubu buhanuzi nazabuvugaho byinshi kuko nanjye hari ibyo bagiye bampanura no bigeraho ndavuga nti ndabirambiwe ubu nsigaye mvugana n'Imana live ntago bishatse kuba ko Imana itavuga ariko hari ibyo bajyaga bampanurira by'iterabwoba nza kubwira Imana nti Imana rero iterabwoba ndarirambiwe mfata umwanzuro wo kujya nsenga ubu rero Imana isigaye mpa makuru haba ari n'umuntu mpanurira ariko nk'amafite nose ko Imana izavugana nanjye kandi yambwiye ko izavugana nanjye ubwo nazabihuza n'ikiganiro tugakora nyine ikiganiro tukaganira neza bifatika kandi nkanahumuriza cyangwa nkanabwira abantu muri iyi minsi ko bagomba kuba maso icyo kiganiro tuzagitegura so mama Surire cyo kijyanye n'abo bahanuzi wenda tube tukihoreye ku mugani tuzafata umunsi twongere tubahamagare none tukiganireho neza tukinjiremo neza ko hari abantu barimo baravanga ibintu nanjye ntago ndi kubikunda nzabivugaho nk'umunyamakuru nta kizaba nzakihanganira hanyuma wenda muri uyu mwanya reka mutugezeho ubutumwa mwatuzaniye yego urakoze cyane ndagira ngo mbanze ndirimbe mbere yuko twasangira ijambo rito Imana se ku mutima wanjye ndaririmba indirimbo ntabwo ndi batindire indirimbo yo gukomeza abantu indirimbo igifasha yaramfashije ndagira ngo ifashe buri muntu wese waba ufite ibyago cyangwa se wihebye yibaza ukuntu yazatabarwa ariko mu ijuru dufite Imana itabara ihangane muvandimwe wowe urimo gucogora kubera ibyo uhuye nabyo umutima ukananirwa hari ibiza bikugana utazaho biturutse ariko uzajye wibuka ko hariho ukurwanirira ayo majwi wumva imbere ntakubuze gukomeza na intare ziziritse zikangwa n'imitontomo ntutinye muvandimwe ukangwe n'igicuku cya nyuma inkoko yabika itabika humura gucya ko buzacya ntutinye muvandimwe ukangwe n'igicuku cya nyuma inkoko yabika itabika humura gucya ko buzacya Sanibarati na Tobiya na Geshemu ntibabuze ngo barwanye uyu murimo kuko tuzawuhemberwa nshuti komeza wubake kandi inkike zizuzura ndetse ubwiza bwiza nyuma buzarusha ubwuza mbere tuzabona ingororano niturangiza umurimo tuzabona umunezero umubabaro uzashira ntutinye muvandimwe ukangwe n'igicuku cya nyuma inkoko yabika itabika humura gucya ko buzacya dore igihe watakiye nta jwi ryigeze ryitaba ariko nshuti humura njye ntumwe kugukomeza niyo waca mu muriro ntabwo uzigera utembana niyo waca mu muriro
ntuzigere uhungabana, niyo yaguhamagaye ni nayiza bisohoza, nshuti humura humura, njye ntumwe kugukomeza, ntutinye muvandimwe, ukangwe n'igicuku cya nyuma, inkoko yabika itabika, humura gucya ko buzacya. Yesu ashimwe cyane. Inkoko yabika itabika, gucya ko buzacya. Mana nishimwe. Sanibarati na Tobiya ntago babuze ngo barwanye uyu murimo kubera ko bazi ko tuzawuhemberwa, ariko ijambo riravuze ngo nshuti komeza wubake kandi inkike zizuzura, ubwiza bw'izanyuma buzarusha ubw'izambere, kandi ngo tuzahabwa ingororano, ngo niturangiza uyu murimo tuzabona umunezero n'umubabaro uzashira. Imana nishimwe. Nagira ngo dusanye ijambo ry'Imana rito rimaze iminsi riri kumfasha cyane. Turasoma muri Esiteri, ni ibice bibiri, turasoma ku murongo wa 16 turangiza ku wa 17 gusa. Reka dusabe Erika dusomere. Reka dusome mu izina rya Yesu. Turasoma Esiteri ibice bibiri umurongo waho wa 16. Umurongo wa 16 uravuze ngo nuko mu kwezi kwa 10 ariko kwitwa Tebeti, mu mwaka wa 7 wo ku ngoma y'ubwami Ahasuwerusi, Esiteri ashyirwa umwami muri kambere. 17 Umwami abonye Esiteri aramushima, amurutisha abagore bose, aramukundwakaza, amurutisha abakobwa bose, bituma amwambika ikamba, amugira umwamikazi mu cyimbo cya Vashiti. Amen. Amugira umwamikazi mu cyimbo cya Vashiti. Imana yacu nishimwe cyane. Amen. Amen. Esiteri yubashye Imana. Reka mbabwire, hari abantu bajye bashaka gucogora, hari abantu bajye bashaka kunyura izindi nzira, hari abantu bajye bashaka kwicakira izindi nzira, ariko Esiteri yatonye ku Mana. Ubundi ikintu cyantangaje, Esiteri Imana yigufiteho umugambi, ibintu byose birikora. Iyo ufitanye umugambi n'Imana, ibintu byose biba automatique. Iriya ndirimbo naririmbye ndashaka kuyishanisha n'iri jambo. Esiteri yubashye Imana. Mu bakobwa bose bari kumwe na Esiteri, hari abakobwa barebare, hari abakobwa basaga neza, hari abakobwa hari byateyeho, abandi bari baseye bigera ku mirenge, abandi baseye bitukura, abandi bashyiraho bya bintu bajya bashyiraho basa neza. Ariko Esiteri kubera ko yari afite Imana muri we, ubundi abandi bantu kandi bari abakobwa beza bagaragara inyuma, ariko kubera ko batari bafite Imana muri bo, baratambukaga bajya kwiyereka umwami. Umwami yabareba akumva nta kintu nyine, ntacyo bimubwiye, ntago abakeneye, ariko bagahita akavuga ati mukomeze mugende. Ariko ikintu cyantangaje, hari umuntu twasengera ino jambo mu minsi yashize, Esiteri, haleluya haleluya, agitambuka gato gusa agiye kwiyereka umwami, yabaye nk'uturuka hariya, navuga ngo umwami yabaye just abona ikanzu ye gutya, atangira gusukumwa avuga ngo nuriya, akantu kakora ku mutima ngo nuriya. Noneho Esiteri ageze imbere y'umwami, umwami amutunga inkoni, bituma asimbura umugore w'umwami. Ubundi niki cyatumye Esiteri asimbura umugore w'umwami? Hari ibanga ryari riri muri Esiteri. Uyu munsi ashaka kubwira ngo abakristo, mbese dufite ibanga tugendana ku buryo ahari ahantu twagera umwami agasukumwa kuduha ubutware. Haleluya. Ndakwifuriza kugira ngo ugire ikintu muri wowe gikurura umuntu uwo ari we wese, ku buryo ahakubona avuga ngo nanjye uriya muntu ndashaka kumuha ubutware. Yesu nashimwe. Gira ikintu muri wowe, ntago ari ngombwa kugira ibintu bitangaje cyane, ibintu bidasanzwe, ahubwo bikamwe ikintu muri wowe. Buriya Esiteri bari abakobwa bari kumwe, aho baba bari kwitegurira, baravugaga ngo ese nawe yaje gukora iki? Baramurebaga, bareba n'ukuntu yambaye, donc bakamwima agaciro, nuko bakavuga ati use nawe yiriwaza hano. Ariko hari ibanga tugendana. Haleluya. Ibanga tugendana bisi batamenya. Nagira ngo nkubwire ngo bana n'Imana, ubane n'Imana, bwe kubana n'Imana bucece. Esiteri yagiraga Imana muri we, uzi ko yageze hari ahantu
ntanacisha avuge ko Moridekayi ari nyirarume, avuge ko hari aho bahuriye mu miryango y'iwabo, agaceceka agakora ibintu bucece. Natwe twe gukora ibintu bucece. Imana nitwigishe gukora ibintu byacu bucece, ubane n'Imana. Noneho abantu baza nibamara kubona wabaye umwamikazi, ese buriya nawe yari afite amakuru yo kuba yaba umwamikazi. Ariko abakristo ba none barasaze, baravuga. Tegereza ubane n'Imana bucece, bana n'Imana iguha amakuru. Hari abisi batakwifuriza, ariko Imana irayaguha kandi ikayaguha bucece. Yakomereho tugira ikintu bita amavuta. Amavuta nuyagira abaturanyi bazaza bagusoromeho amavuta. Yego, gira amavuta nkuko Esteri yarayagize, hanyuma abo mwamikazi. Ariko waruzi ko amavuta ya Esteri waruzi ko yageze ku Bayuda bose? Haleluya. Icyamukagira amavuta ku buryo ari buze kugera ni atakwira Zambia yose n'urusengero usengamo, abantu bakagira amavuta bagusoromaho. Ubundi twari dukwiriye kugira amavuta. Esteri yagize amavuta, arangije ntabwo yitayeho kubera ko amaze kuba umwamikazi. Ndashaka kubwira abantu kubana n'Imana bucece. Arangije aza kumenya, amaze kugera kuri aya mavuta, urumva yamaze kuba umwamikazi, aza kwibuka ko ubwoko bw'iwabo buri guteseka. Arangije abwira Moridekayi ngo mbwirira abiwacu, haleluya, bagende bajye gusenga. Ubundi Esteri ko yaramaze kuba umwamikazi, niki cyatumye yambara ibigunira? Ariko ya mavuta yari afite. Niyo mpamvu nari gushaka kubwira abantu bagiye bagereye mu Burayi amavuta akabavaho. Ubundi niki cyabavanyeho amavuta? Kamavuta turiho, amavuta iyo wayinjiyemo akugumamo. Yesu we, n'abavandimwe bawe ndetse n'inshuti n'abandi bantu muhuye bose uko basigira ku mavuta. Ndakwifuriza kugira amavuta. Bene data, nimugira amavuta. Nimugira amavuta umuntu wese azayaza amavuta guhumurire. Esteri arangije abwira Moridekayi ngo amaze kumenya yuko abiwabo bagambaniwe, kubera ko yari afite amavuta, yari yamaze kuyasigwa n'Imana, bituma umwami amuhitamo amugira umwamikazi. Amaze kumugira umwamikazi abwira Moridekayi ngo genda ubwira abiwacu bose tujye ku karago. Ariko abantu b'iki gihe bajya none asigaye afata telefone akavuga ngo uzabwire ngo Imana yambwiye ngo uzabwire abantu bacu bajye gusenga, kubera ko ndi muri Canada ntabwo nzajyana nabo gusenga. Nta mavuta ufite, jinjira mu mavuta. Esteri arangije abwira Moridekayi ngo genda ubabwire abiwacu bose bambara ibigunira tujye imbere y'Imana tujye gusenga iminsi 3. Hanyuma bamaze kujya gusenga basenga Imana, Esteri nawe aca bugufi ajya ku karago. Nyuma y'iminsi 3 imaze gushira aragenda abwira umwami, aramubwira ngo mwami twaraguzwe. Ariko ntabwo yari gutinyuka kujya imbere y'umwami atagiye gusenga. Ariko ayo mavuta Imana yari yamuhaye. Ndakwifuriza kugira amavuta. Ushobora kuba watekereza ukavuga ngo ntago bishoboka. Buriya Esteri yahuye n'abantu benshi bamuciye intege, baramubwira ati ariko ubundi wowe mwana w'umukobwa we, hariya ko hari abantu basomye bafite amadoktora, bafite za lisansi, wowe uri kujya he? Urajya hehe ko nta nicyo umaze? Ikindi kintu nta nubwo uri na mwiza we, nta n'umuntu uzaguhita. Ariko Esteri yari yibitseho amakuru kandi afite n'amavuta. Niyo mpamvu nabwira ngo yibikeho amakuru, bane n'Imana. Numara amakuru niyo y'ingenzi. Nukuri ndifuriza aba barokore kugira amakuru. Numara kugira amakuru uzagenda nujya gukora ikintu ntabwo bazaguca intege ngo byemere, kubera ko uzaba ufite amakuru. Yego, kuko nanjye ejo bundi ngiye kuza barambwiraga turi kujya hehe, ariko nayo mfite amakuru. Mfite amakuru. Hari ahantu duherwa amakuru abisi batagira, kandi ntago Imana ipfa kuza ngo itanga amakuru. Ntago amakuru y'Imana ipfa kuyajugunya uko yiboneye. Urabanza ukagenda ukegerana nayo ukayashaka, ukaba mu bihe byiza, hanyuma ukagera Mana mpa amakuru. Hanyuma Imana ikavuga ati kubera ko ushaka amakuru ngwino ngumenera akabanga, ikaguha amakuru, ukagenda ufite amakuru y'Imana. Ahubwo niki gitumye abantu biheba? Ariko nagira ngo mbabwire ngo idore igihe watakiye nta jwi ryigeze rikwitaba, nta n'uwakwitayeho. Abantu banakubwira ko udashobora kuba umwamikazi, banakubwira ko ntaho uzagera, ariko ufite amakuru y'Imana. Kandi Imana ntabwo irobanura ku butoni, kubera ko Imana yisa kurobanura ku butoni. Nta kuntu Moridekayi uzi umuntu uvuye hariya ku gipangu, ubundi akaba akungiriza umwami yambaye nabi kubyumvikana. Ariko banzo byumve, ubundi Moridekayi kugira ngo bajye kumuha akazi hariya ku muryango, buriya yari yarize. Bishoboka ko atari yarize. Ntabwo yari yarize, kuko yaza kuba yaratanze impapuro z'uko yize, bari kumuha basi nako kujya gukora mu gikoni cyangwa se akagiye. Ariko kubera ko yari afite amakuru y'Imana,
tegereza aho hantu uri, bashobora kuhagusuzugurira bagakumvisha ko nta makuru ufite, ariko Morodekayi yahabaye igihe kinini, ariko hari ikintu yakoze, yabaye umugabo. Abantu ba none bari guferuka ku busa. Tekereza, Morodekayi yaravuze ngo nubwo naba ndi hano ku izamu ntago nteze kuzapfukamire umwana w'umuntu. yanze kuramya umwami, aravuga ngiye mpfukamira umwana w'umuntu kubera ko yari afite amakuru. Reka twibikeho amakuru. Birashoboka ko hari umuntu waza kukwaka agakiza kakakubwira ngo ndaguha amafaranga, ngo ndagira ngo nguhereze ubushobozi, utangire ukora ibintu bimeze bityo, ariko reka tugire amakuru. Haleluya. Nugira amakuru ntabwo uzafata ibyo byose ubonye, ahubwo tegereza. Ese ntabwo yagiye mu mbere, yagiye bwa nyuma avuga ati niyo hagenda 10 imbere yanjye igihe cyose ndi bugendere, nzi ko yari afite amakuru. Ntabwo yari afite, kuko yari afite amakuru. Yanze kwitanguranwa. Hano ubwo yarafite ati nihashaka hagenda 15 ngende mu wanyuma, cyo nzi ko amakuru mfite ni yewe. Ubundi we yarabizi, hari ahantu yari afite. Morodekayi nawe bamunyuragaho bamupinga akavuga ati mugomeze mubikore, ariko yari yicanye amakuru. Rero reka tugira amakuru. Ushobora kuba uri gusuzugurwa none, ariko umugabo bita Yobu nawe yaraneje, ibintu byose byamushize, ariko Imana imugarutseho uri kuri tekeri imuhereza byose bya bindi. Morodekayi baramusuzuguye, aremera arya mabyi, niko navuga mu Kinyarwanda, ariko ubwiza bw'izanyuma bwaje burusu bw'iza mbere. Aza ari umuntu ukomeye, aza nyine abo ajya mu ntuza muri ministeri yinjiramo nabo muri nyobozi, ariko yari yasuzugurikiye hariya, yirirwa asunika urugi ku munsi ku wundi rukingura, maze n'izi ngizi za automatique zari zitaraza, we yarusunika agasunika bakundi basunika bya bindi bya metalike, ariko uko yarusunika bavuga ngo iyo umuntu yubashye Imana nayo imuha icyubahiro, iyo atayikojeje isoni nayo nuko yasunikaga urugi avuga uyu munsi wubaha Imana nayo izaguha icyubahiro, kandi ubwiza bw'izanyuma buzaza burusha ubwiza mbere. Uwiteka nabaha umugisha, abehe gutegereza mwihanganye mukomere. Ndabakunda mu izina rya Yesu. Reka dusenge Imana. Turagushimye Mana, gushimiye kuri Imana igivuga igasohoza. Esteri wamugiriye neza bumwamikazi, Morodekayi yaratabawe ku irembo ry'ibwami. Natwe nitukunamba uzadutabara, natwe nitukunamba uzatuneshereza. Fasha abantu kumva ijambo ryawe, kandi ndasaba urukundo ruri mu bantu, rurihangana, rurababarira, urukundo rugira neza. Uruduhane n'abera bose n'abazumva iyi Zawanda TV, bagira urukundo kandi bagutegereze bihanganye. Urakoze mu izina rya Yesu. Amen. Amasurire murakoze cyane ku ijambo ryiza mutugejejeho. Icyambere ni amakuru. Yego. Abantu mudukurikiye, icyambere ni amakuru. Umuntu ugenda adafite amakuru y'ingenzi sinzi ahantu uri kujya. Banza ushaka amakuru. Amen. Hanyuma ibindi bigende biza byiyongeraho. Imana ibaha umugisha cyane. Murakoze cyane. Hanyuma tugeze ku musozo rero w'ikiganiro cyacu. Igihe wenda kirahari tuzongera tubahamagare, Mama Surire tuzamubazanira tuganire noneho byimbitse ku ijambo ry'Imana. Hari na topic tuzaganiraho, ndumva twayivuze, twinjire neza, tuganire abantu mubashe gusobanukirwa. Ariko ndafashijwe nuko wenda igihe kibaye gitoya, ariko ubundi iri jambo twari kurikomeza. Yego. Numvisemo kwihangana, numvamo kubika amakuru, gucece kugatuza, ugakora ibintu buke ugategereza utuje. Yego. Ndafashijwe. Imana ibaha umugisha cyane. Nekereza ko wenda n'abantu bazakurikirana iki kiganiro ni byinshi muzakuramo aha ngaha. Mbashishikariza cyane kugira ngo abantu mudukurikirana, hari abakoze subscribe, hari abakora share, ariko murusheho cyane mukore share kugira ngo ubutumwa bugere ku bantu hirya no hino, inshuti zanyu zibashe kububona. Murakoze cyane rero. N'ubundi mwari kumwe na Chris Marian Eric muri cya kiganiro cya Gospel. Imana ibaha umugisha kudukurikira. Murakoze cyane. Murakoze.